Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro muri iyi nzu buri munsi, amahoro kubinjira bose muri iyi nzu buri munsi. Ndabifuriza kuza gutahana amahoro nimusohoka muri iyi nzu ya buri munsi. Twakire neza ubukungu Imana igiye kuduhera muri iyi nzu ya buri munsi, mu magambo meza igiye kutubwira uyu munsi. None kuwa gatandatu w'icyumweru cya 16 mu cyumweru bisanzwe, tariki 24 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'imuka Misiri, umutwe wa 24 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8. Musa amanutse ku musozi wa Sinayi, amenyesha imbaga amagambo yose y'Uhoraho hamwe n'amabwiriza ye yose. Nuko imbaga yose isubiza mu ijuru rimwe iti, amagambo yose Uhoraho yavuze tuzayakurikiza. Musa yandika amagambo y'Uhoraho yose. Hanyuma azinduka mu gitondo cya kare, yubaka urutambiro munsi y'umusozi, anahashinga amabuye 12 yibutse imiryango 12 ya Isiraheli. Hanyuma yohereza abasore ba Isiraheli batura Uhoraho ibitambo bitwikwa, maze imasa babitambaho ibitambo by'ubuhoro. Musa yenda igice cy'amaraso ayashyira mu nzeso, asigaye ayatera ku rutambiro. Nuko yenda igitabo cy'isezerano agisomera imbaga. Baravuga bati, ibyo Uhoraho avuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Musa yenda amaraso asigaye ayatera imbaga avuga ati, aya ni amaraso y'isezerano Uhoraho yagiranye namwe, bishingiye kuri aya magambo yose yavuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Nimuze duture Imana igitambo cyo kuyishimira. Imana nyamana ari y'Uhoraho, ivuze ijambo rikoranye isi yose, guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo. Imana irabagiraniye kuri Siyoni yo bwiza buzira inenge. Nimunkoranyirize abayoboke banjye, ba bandi twagiranye igihango kigasozwa n'igitambo. Tega amatwi muryango wanjye, ngiye kukuvuga, ngewe Imana nkaba n'Imana yawe. Aho ujye utura Imana igitambo cyo kuyishimira, kandi uhuze amasezerano ugiriye umusumba byose. Hanyuma uzabona ubunyiyambaza igihe cy'amagorwa, ubwo rero nzagutabara maze nawe unsingize. Nimuze duture Imana igitambo cyo kuyishimira. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo 24 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yesu abacira undi mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Ariko igihe abantu basinziriye, umwanzi we araza abiba urumamfu hagati y'ingano, nuko arigendera. Ingano ziramera zimaze kugengarara, ubwo urumamfu narwo ruragaragara. Abagaragu basanga nyir'umurima baramubaza bati, shobuja, ntiwari warabibye imbuto nziza mu murima wawe? Ni iki gituma harimo n'urumamfu? Arabasubiza ati, ni umwanzi wabigize. Abagaragu barongera bati, urashaka ko tujya kururandura? Ati, oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano. Nimureke bikure byombi kugeza mu isarura. Igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi nti, nimubanze mutoranye urumamfu, muruhambiremo imiba, muyijugunye mu muriro, naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Bana b'Imana, nitwishime tunezerwe. Imana yanga icyaha, ariko igakunda umunyacyaha, wa munyacyaha wicuza, wisubiraho, agahinduka, maze Imana ikamukiza, ikamurokora. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo yo kwihangana, la patience. Kwihangana biganisha ku kwihana nyine. Ese ubundi no kwihangana kugeza ryari? Umunsi umwe umunyarwanda yigeze abaza undi ati, uramutse ufite igisabo cyawe kijishe neza, wakwinjira mu nzu ugasanga hizingiyeho inzoka, wabigenza ute? Undi ati, nabikubitira hamwe byombi, nubwo igisabo cyanjye cyiza cyameneka, ariko iyo nzoka nkayumvisha igapfa. Aha bavandimwe, ngiye igisubizo cy'umunyabyaha. Iyo habaye gato agafatira mwene nyina mu cyaha, umuvandimwe we aramwumvisha, akemera agahomba, ariko akamuhombora, akanamuhombanya. Nyamara Imana yo aho kuguhomba, yahomba byinshi, igahomba igihe kirekire, umwanya muremure, ikiri kugutegereza ngo ikuvane mu gihombo, iguhe igihembo. Umuntu wagira ubugome, ariko Imana yo mu mpuhwe zayo igakomeza kugenda ihenda igoragoza, igira ngo wisubireho, nisubireho, maze kubabarire, nanjye mbabarire. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi mu gitabo cy'imuka Misiri, Imana iragirana isezerano n'umuryango wayo Alliance. Nyuma y'uko bavuye mu gihugu cy'ubushakara, twumvise uburyo bikiriza iri sezerano ry'Imana. Icyacu twebwe abantu
nuko ikiza n'amagambo aryohereye cyane nk'uko Abayisiraheli babikirije bati ibyo Uhoraho byose yavuze tuzabikora kandi tuzamwumvira. Amen. Ntibikabe ku karimi gusa, ahubwo birakabe no mu bikorwa, kumvira Imana muri byose. Umuririmbyi wa Zaburi w'uyu munsi araduhamagaye ati nimuze duture Imana igitambo cyo kwishimira. Amen. Igitambo cyo gushimira Imana nyuma y'aho Imana igukuye, nyuma y'ibyiza Imana byose yagukoreye, igitambo cyo kwishimira. Ese niba tutisukuye turagerayo gute? Aho nyine umuririmbyi wa Zaburi aduhamagariye. Bakristo bavandimwe, yaba amaturo, amasengesho, ibitambo, indirimbo, yaba ibi byose n'abituraga Uhoraho, ari bikomeza amasezerano twagiranye n'Imana, kandi nyine bikamfasha kwisubiraho buri munsi, être fidèle à mes engagements. Icyo gihe pe nabaho neza ntunganiye Imana, bityo n'igihe cyose Uhoraho yazira mu isarura agasanga ndi maso, nanjye nka bariya Abayisiraheli nkagira nti ibyo Uhoraho yavuze byose nzabikurikiza. Bakristo bavandimwe, turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, buri munsi dukeneye ubuvunyi bw'Imana, buri munsi Imana ishaka ko twisubiraho, bityo icyaha ntikitwokamemo ngo kugeza ku ndunduro byaba ari bibi. Wasanga waratangiye neza, ya mbuto nziza, ariko nyuma ukazasoza nabi, urumamfu rwarakwizingiyemo. Mu ivanjiri y'uyu munsi, Yezu mu gusobanura ingoma y'Imana yagiye akoresha ibigereranyo byinshi, harimo n'imigani. Uyu munsi aradushyira imbere umugani w'imbuto y'ingano, bityo natwe bikaduha kureba ubwihangane bw'Imana, ukuntu Imana ikomeza kugenda itwihanganira buri munsi, kabone n'ubwo umwanzi aduhemukira agashaka ko twapfa, twarimbuka. Ese ni ukwihangana kugeza ryari? Ibaze nanjye nibaze. Reka turebere hamwe imiterere y'ingano n'urumamfu. Uyu mugani nyine ugana kariho. Uyu mugani watwerekeza ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho y'imbuto nziza y'ingano n'urumamfu twabiha nk'ibisobanuro bitatu by'ibanze. Igisobanuro cya mbere ni urubanza rw'imperuka, la parousie, igihe azagarukira, aho umwana w'Imana azagaruka guca urubanza, aho imbuto nziza z'ingano ari intungane zihabwa igihembo cy'ijuru, la récompense du ciel. Naho urumamfu, abanyabyaha, abanze guhinduka, abanze kwisubiraho, bagahabwa igihano, l'enfer, umuriro w'iteka kwa shitani, gushya, gutwikwa. Igisobanuro cya kabiri, iyi mbuto y'ingano yabibwe igahura n'urumamfu, yashushanya Kiliziya ya Yezu Kristo hano ku isi, sainte et pécheresse, igizwe n'abantu b'abanyabyaha bicuza bakisubiraho bagatungana, bityo bakemera intege nke zabo bishingikije ubuvunyi bw'Imana. Naho abandi b'abanyabyaha rwimbi bakomeza kunangira kugera ku isarura, jusqu'à la fin, gufunga umutwe n'umutima kugeza ku musozo, aho isarura muri Bibiliya ari ikimenyetso cy'urubanza rw'imperuka, dernier jugement. Iyi Kiliziya rero, ikimenyetso cy'ingoma y'Imana hano ku isi, niwema guhura n'imivumba y'umwanzi sekibi, itotezwa, ubugezi bwa nabi, imiyaga, imihengeri, ibishuko n'imitego ya shitani. Rero Imana ku mpuhwe zayo ntihita irimbura abagome n'abanyabyaha bayirimo, ahubwo irabategereza ikagenda ku ntambwe zabo. Intambwe yawe n'iyanjye, twebwe abanyabyaha, itegereje ko twisubiraho kugira ngo idukize. Muvandimwe, Imana iragutegereje, nanjye irantegereje, kugeza ryari? Ibaze nanjye nibaze. Igisobanuro cya gatatu ni wa muntu, wowe nanjye, umuntu ugizwe na roho n'umubiri. Umuntu rero ashobora kugira imbuto y'icyiza n'ikibi muri we, akagira inema, imigisha ndetse n'ibyaha. Ngo wa mutima wacu ushobora kubamo imigambi myiza n'imibi. Ubwo se dukoze nabi, Imana ahita iturimbura? Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Hanyuma se nubwo Nyagasani ari umunyampuhwe, dukomeze twungikanye ibyaha buri munsi ngo Imana ni inyampuhwe, ngo izakomeza kumbabarira? Cyangwa reka niyandavuze, ndabizi haracyari igihe, ndacyafite umwanya, ngo zaba nisubiraho, ndacyafite umwanya. Umwanya uri hehe mubyeyi? Iyo ufite igihe ugategereza igihe, uba uri guta igihe. Ese mubyeyi, wowe ukurikije aho ugeze ubu ngubu mu mikurire y'ingano n'urumamfu iwawe, icyiza n'ikibi muri wowe, Imana iramutse ije uyu munsi kugusarura, wajya he? Wajya mu muriro cyangwa wajya mu ijuru? N'igihe cyose umaze ubatijwe, nk'ubu imperuka ibaye uyu munsi ikansanga ukumeze wowe, byagushimisha? Byanshimisha? Wajya he? Njye najya he? Ibaze nanjye nibaze. Umunsi umwe muri Afurika, urugo rwari rubanye nabi cyane, noneho ku buryo bari baratangiye gutegura agatanya, divorce, bitewe n'uko umugabo bahoraga bamuregera umugore we ko amuca inyuma, ko ari umusambanyi, kuko ngo bakunze kumubona ari gukuruka n'abandi bagabo benshi. Umugabo rero yasigaje ikimenyetso kimwe gusa cyo kumufata, en flagrant délit, ubundi agahita asaba agatanya. Nuko uko atashye, abaturanyi bakamubwira ko umugore amuca inyuma.
umugabo abonye arambiwe no kumva ibyo bintu biba ku mugore we afata icyemezo cyo kumuhunga, yigira ukwe, ahunga urugo. mu kanya ariyo agiye kumva yumva abaturanyi baramuhamagaye bati, noneho umugore wawe turamufashe ari kuguca inyuma, tubonye umugabo w'umukire aje n'imodoka ayiparitse mu gipangu cyawe, ahita yinjira mu gakapu k'amadolari azaniye wa mugore wawe kugira ngo arusheho kumwigarurira, wihute umufatishe kwa nyagira vuba. wa mugabo nka rukera ikibaye aza yiruka amasigamana atwaye icumu mu ntoki ngo arabahinguranya bombi, ubundi atwara iyo modoka n'ayo madolari, ubundi hasigaye ahita ajya gusaba agatanya. wa mugabo n'ibigango byinshi ahita asunika urugi n'icumu yahoreye cyane, agiye kuri bangura ngo aribatere, asanga ari padiri urwaho amasakamento ya nyuma wa mugore n'umurwaza amufashe mu maboko kubera ko yari arembye bikomeye. wa mugabo n'isoni nyinshi aramwara, yibaza icyo ari bukoresha iryo cumu rimwumira mu biganza. nuko arapfukama abwira padiri ati, padiri ninjye ukwiye guhabwa aya masakaramentu ya nyuma, nkurikije ubugome bwanjye, nkurikije n'uburyo narinzanywe no kugira nabi gusa, none nanjye mpaye amasakaramentu ya nyuma. padiri amaze kumuha amasakaramentu nk'uko yari yabisabye, ako kanya wa mugore nawe ahita yeguka atangira kuvuga noneho, dore ko igihe kirekire kimaze mu rugo, ni nkaguma mu rugo nyine, yarakimaze mu bwigunge no mu karengane, ntawe umugeraho, ntawe umuvugisha, abantu bose baramukuyeho amaboko, baramuhunze, bari kugenda bamusebya ngo ni umusambanyi. none ukuri kugiye habona. nuko rero wa mugabo n'umugore bombi nyuma yo guhabwa amasakaramentu barasubirana. wa mugabo yicuza igihe cyose yamaze yumva amabwire y'abaturanyi bamushobeka ku mugore we, bamuteranya n'umugore we, kandi nta gihamya afite. padiri arangije kubaha amasakamento buri wese yibwiraga ko ari aya nyuma, ahubwo wagira ngo niyo ya mbere nyine, kuko amasakamento hose yahise abazanzamura. bongera barasubirana, kwisubiraho ugasubirana. ku munota wa nyuma nguko uko Yesu ashobora kuza guparika iwawe mu gipangu cyawe, iwacu mu mitima yacu, aje kudukiza, aje kureba umunyabyaha ngo amuzahure. abandi nk'abafarizayi, abaturanyi babi, abagome, bakavuza induru aho kuvuza impundu, aho kumusanganira. wabona mugenzi wawe ukajya umubona mu kibi buri gihe, urwo ni urumamfu. nawe wose bafatanye icyaha n'umunyabyaha bagashaka gukubitira hamwe nka ya nzoka yizingiye ku gisabo, nyamara Yezu we ati, oya, uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano. amen. no ku minota ya nyuma Nyagasani arakiza, Nyagasani agira impuhwe. mukristo muvandimwe, mu bintu byose ukora ujye wirinda guhubuka, utegereze. c'est la fin qui justifie les moyens. amaherezo ukuri kuzatsinda, amaherezo ukuri kuzajya habona, ikibi kijya habona, kivangure n'icyiza, kubera kwihangana, gutegereza nk'uko Imana nayo idutegereza. ese uwo tubana ntagendeye ku mabwire ngo bambwiye, ngira igihe cyo kumwihanganira mu makosa ye, mu bibazo, mu byago ahura nabyo, nihangana nka Yezu? wowe wihangana kugeza ku mpera, ku musozo, la parusie, ku ndunduro, ku isarura. bakristo bavandimwe, ubuzima bwose ni ukwihangana, ugakora neza nta kudohoka. kwihangana buri munsi kugeza ku ndunduro. mwese Imana ibaha umugisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Nyagasani yohereza abakozi mu